So guys, reka mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza. Nababwiye ko iyi ni channel y'ishuri. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri bitanu byagufasha kugera mu zabukuru neza cyangwa se imirimo igera kuri itanu wakora kugira ngo itabangamira imyaka yawe cyangwa se itabangamira ubuzima bwawe bitewe n'imyaka ufite, kugira ngo turebe neza uburyo amasaziro yacu yazagenda neza abitegura kugana mu zabukuru, ndetse kandi n'urubyiruko abakiri abajeni turebe neza imirimo yazatugeza muri izo zabukuru tumeze neza cyane. Hari imirimo rero myinshi cyane muri iyi si ikorwa, ariko hari n'imirimo y'ingenzi cyane kurenza iyindi umuntu ashobora kuba akora ikazatuma asaza neza adasaje nyine nabi. Rero ibyo byose ni ibintu ugomba gutegura hakiri kare mu myaka yawe mikeya ugifite, cyangwa se mu gihe ukifite akabaraga uri gukora cyangwa se ugishoboye gukora, ukaba wategura ibyo bintu hakiri kare, bityo bikazagushajisha neza. Akenshi muri iyi myaka turimo, cyane cyane nk'abajeni cyangwa se abantu bakiri batoya, biragoye kwiyumvisha yuko umukecuru uri kubona umeze gutyo, yubonye nyine urugero, yubonye umukecuru kugenda wububa, biba bigoye kwiyumvisha ko nawe yahoze ari mwiza nkawe cyangwa se yarabaye mwiza kukurusha. Akenshi iyo tubonye abakecuru ntabwo twita ku bwiza bahoranye kera, tubona ko nyine ari abakecuru tukibwira yuko batigeze baba batoya. Uyu mukecuru rero ubona ku muhanda agenda cyangwa se atakibasha guhaguruka, ari wa mukecuru uza kota akazuba kongera agasubira mu nzu gutyo, biba bigoye kwiyumvishaho ko aho we uri cyangwa se ikigero urimo ari cyo kigero nawe yahozemo. Ariko iyo urebye ukamurebera mu kigero arimo uburyo ashajemo, biba bigoye kumva ko nawe hari igihe kizagera ukamera nkawe, bitewe n'uburyo uba ucyumva ukiri umujeni cyangwa se ugifite akabaraga. N'abasaza tubona, umusaza ubona utakibasha guterura injerekani, utakibasha kwiterurira agafuka ka sima cyangwa se n'ibindi bintu byinshi, biba bigoye kumvisa ko yigeze kuba umwe mu basaza bateruye imifuka 5 ya sima cyangwa se 4 gutyo, yabaye umugabo nk'abandi akatereta akagira ate. Biba bigoye rero kwiyumvisha yuko ari we muntu waciye muri iyo myaka. Nkatwe rero nk'abajeni turi muri uyu mwaka 2025 tugomba gutegura neza imirimo dukora kugira ngo tunasaza natwe tuzabarirwe mu kindi kigero, kuko iyo ukiri umujeni ntabwo uba ukiyumvisha ibyo bintu, ntabwo uba unabitekereza. Weho uba uri gutekereza ibya none iby'ejo, ariko ntabwo uba utekereza mu gusaza kwawe ngo wiyumvishe uburyo bizaba bimeze nusaza. Tuba tuzi ko ari uko nyine, ari ubuzima bwo gutereta, bwo kugira, bwo kuryoshya n'ibindi byinshi cyane, ariko tudatekereza ku hazaza hacu ndetse n'amasaziro yacu. Cyane cyane reba nk'aba bajeni uri kubona kuri iyi foto, urabona ko abantu bagifite amasura meza, amasura aryoshye rwose. Biragoye rero kwiyumvisha yuko iyi foto y'uyu musare cyangwa se y'uyu mugabo muri kubona imbere mwazayibona imeze nka ya foto ya wa musaza yatambutse, cyangwa se uyu mukobwa nyine ukazabona yarasaje ameze nk'abakecuru mujya mubona muri karitsiye. Niyo mpamvu rero mbazaniye imirimo wakora, ariko nanone ikaba ari ya mirimo yaguteganyiriza mu masaziro yawe. Bitavuze ko hari abasaza basaza ari abajeni bagasaza neza rwose ubona nta kibazo bafite mu masaziro yabo. Ibyo ngibyo rero bigenwa n'imitegurire y'imirimo wakoze ukiri umujeni cyangwa se ukiri mutoya. Muri aka kanya rero hari imirimo wakora mu myaka yose ugezemo, ntibangamire imyaka urimo kandi ukayibyaza umusaruro mu myaka urimo, ikaba yakugirira akamaro gakomeye cyane kurenza ko wakora uteganya amaramuko cyangwa se uteganya ibyo uzarya ejo n'ejo bundi, cyangwa se n'uburyo wakiberaho mu burambe bwawe bw'ejo, ariko udateganya mu masaziro yawe. Nje gufasha rero mwebwe abajeni ndetse n'abandi mwese muri kugana mu zabukuru, kubereka imirimo wakora. Biragoye kuba ubona wari umusitari nk'aba ngaba bamamaye mu mafilime ndetse n'ahandi henshi cyane, ariko ejo bundi wazakubitana nawe ari umukecuru ukagira ngo bino bintu ntibyigeze bibaho, ntabwo yigeze aba umuhitinzi umeze gutya. Ngiye kukwereka rero imirimo igera kuri 5 wakora ikagufasha kugera mu zabukuru zawe neza, cyangwa se mu masaziro yawe neza, nimba ukiri umujeni. Ariko nanone iyi mirimo ngiye kubereka n'abantu bari kugana mu zabukuru guhera ku myaka 45, 50, 70 kuzamura, n'imirimo yabafasha mwese mu masaziro yanyu. Buriya cyane cyane ku bantu bakuze cyangwa se abantu bari kugana mu zabukuru cyane cyane, ariko ubwo namwe rubyiruko mwumvireho,
hari ibintu biri kugenda byaduka uko musaza cyangwa se uko muri kugenda mugana mu myaka iri imbere, niko n'ibintu bigenda bihinduka. Iterambere ryo ntago riza rirebeye ku myaka, iterambere iyo rije rihera ku gihe nyine ririmo. Ntago baza bavuga ngo irino terambere riri kuza rizabangamira abasaza cyangwa se abageze mu zabukuru, kuno rizabasiga ahangaha bigende gutya. Ntago bo bajya babirebaho, bo barwana n'iterambere ry'isi, ariko ntago barwana no kuvuga ngo umusaza azabyitwaramo ate, rino terambere se rizagera ku basaza, abakecuru se iri terambere bazabasha kurikoresha. Ibyo ngibyo ntago babirebaho, akenshi nyine bareba ku hazaza h'igihugu cyangwa se iterambere ry'isi. Ariko noneho nawe nimba uri kugana mu zabukuru, kubera ko niho turi kugana, uko iterambere riza n'uko imyaka igenda ishira natwe tugenda dusaza. Bivuze ko rero tugomba guteganya tugakoresha ubwenge, kugira ngo ubwenge tugiye gukoresha uyu munsi wa none buzatugeze muri 2050 turi amahoro kandi tubibanyemo neza. Kuko biragoye kuba nimba uyu munsi kurya ari imvune ku bantu benshi, kandi weho ukaba umaze kugera mu zabukuru ku buryo utabasha guterura amatafari ngo ugende uba umuyedi, ku buryo utabasha guterura ibintu biremereye ngo ugende ubone uko ubaho. Bizanagorana cyane kubona ubuzima bwo muri iyi si, kandi buzaba buhenze mu gihe kiri imbere. Uko ubuzima buri guhenda muri uyu mwaka wa 2025 bizaba bitandukanye no muri 2030, buzaba buhenze kurushaho. Ngiye kukwereka rero uburyo wategura ahazaza hawe none ahangaha bikishoboka, kugira ngo iyo myaka nitunayigeramo tuzabashe kuyibamo neza hakiri kare. Muri iyi si rero turimo, cyaba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu biteye imbere, bari gukoresha umuvuduko w'iterambere mu buryo bw'ikoranabuhanga kurenza ikindi gihe cyose mwigeze mubona muri iyi si mutuye. Bivuze ko ikintu kijyanye n'ikoranabuhanga nicyo kintu kiri gushyirwamo imbaraga cyane, 89% kurenza ibindi byose. Bwaba uburyo bw'amafaranga buri gukoreshwa, bari kwita ku buryo bujyanye n'ifaranga ry'ikoranabuhanga, bwaba uburyo bw'imikorere buri gukoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Biratunguranye cyangwa se ntabwo bigoye cyane kumva yuko uyu munsi twavugurwaga n'abaganga, ejo tuzasanga turi kuvurwa n'amarobo cyangwa se turi kuvurwa n'irindi koranabuhanga. Bivuze ko mu buryo bwo kuvura, kera tuvuze wenda mu buryo bwa kera, abadamu kenshi bajyaga kubyara bakabyazwa n'abadamu bagenzi babo mu ngo n'abakecuru, bakabafasha bitanagombeye kujya kwa muganga. Ariko uyu munsi umudamu ajya kubyara yabanje kujya kwa muganga, yaciye mu byuma, byagize gute. Bivuze ko ikoranabuhanga niryo ryizewe cyane kurenza imitekerereze yacu cyangwa se n'ubwenge umuntu yavukanye azi mu buzima busanzwe. Ibintu byinshi rero bisigaye bikoreshwa ni ikoranabuhanga, haba mu gusaka abantu, mu kurya, mu kugira gute. Ikoranabuhanga niryo turi kugendana naryo. Bivuze ko rero weho utazi gusoma cyangwa se utazi kwandika, cyangwa se weho utarabonye ayo mahirwe, urebye nabi ugacunga nabi, iri koranabuhanga ryazagusiga, kandi weho icyo gihe uzaba ugikeneye kubaho. Ni gute rero wazabaho ukaba muri yasi y'ikoranabuhanga kandi ukagendana n'abandi bajeni bo muri iyo myaka? Nawe nimba ngiye kukwereka rero uburyo wategura ahazaza hawe kandi ukajyana n'icyo gihe. Ndizera neza ko turi kujyana 5 muri kubyumva. Nk'uyu musaza yahoze ari umujeni nkatwe, biragoye rero kuba wamubwira ngo isi izaba imeze gutya mu gihe kiri imbere, ariko iyo myaka ashobora kuyigira. Ariko byibuze namwe mumenye ko tuzagera nk'aho bageze. Reka tubyaze rero uburyo natwe isi igezemo cyangwa se igihugu kigezemo tububyaze umusaruro, tujyane nabyo. Nimba rero ikoranabuhanga riri gukataza, natwe ubwenge bwacu tugomba kubwerekeza mu buryo bw'ikoranabuhanga. Harimo haraza uburyo bw'ikoranabuhanga ryinshi cyane mu buryo bw'imbuga nkoranyambaga. Tugomba kugerageza ibishoboka byose tukabibyaza umusaruro nk'abasaza cyangwa se nk'abantu bari kugana mu zabukuru. Nkunda kubivuga kenshi, bino bintu mubona turi gukora by'imbuga nkoranyambaga, ama YouTube ndetse n'izindi mbuga nyinshi cyane, ni imbuga zatunga abantu. Hari ibintu muba muzi nk'abasaza byabayeho mu buryo bwa kera, byagutunga weho nk'umusaza, bikagusajisha neza, bikajya bihora biguhereza umushahara wa buri munsi. Muri iyi minsi rero natwe kugira ngo tujyane n'ikoranabuhanga, ni uko twiga kubyaza umusaruro izi koranabuhanga cyangwa se izi mbuga nkoranyambaga. Rero nk'abantu b'abasaza, hari ibintu muba muzi kera, amateka
amateka, imigani ndetse n'ibindi byinshi cyane by'ubwenge muba muzi, ku buryo mwabisangiza abatuye iyi si bakaba babikurikirana kandi bikababyarira amafaranga nk'abasaza. Ibyo ngibyo ndahera cyane cyane nko ku migani. Ibitabo biri gusohoka muri iyi myaka, ibi bitabo biri gusohoka nta migani ibirimo, biragorana cyane ko rero abana bacu bari kudukomokaho nk'abantu bakiri abajeni bazamenya imigani twari tuzi. Hari imigani twagiye twumva ya Bangunda, Saruhara rwa Nkomokomo ndetse n'indi migani myinshi cyane uba usanga abasaza bazi. Iyi migani rero hari uburyo namwe mwayikora cyangwa se mwayicuruzamo, mugategura iyi migani mukaba mwayicuruza ikababyarira amafaranga menshi cyane, kandi urumva ko mwamujyanye n'ikoranabuhanga, iyi migani ikaza igashyirwa kuri zino mbuga kugira ngo n'abana bazadukomokaho bajye bumva imigani kandi binabinjirize. Bivuze ko rero abantu muzi imigani cyangwa se muzi ibindi bintu, amateka n'ibindi bintu bya kera bitewe n'ibyo uzi, hari uburyo nakwerekamo wabibyazamo umusaruro. Ab'inkwakuzi rero bagize icyo bazi kuri icyo kintu, munyandikire kuri 079020365080 mbafashe. So ubwo rero icyo ni ikintu cya mbere cyo kubyaza umusaruro mu mbuga turi gukora, turagenda tureba. Alright, rero ubwo ngubwo turakomeza kugenda tureba imirimo, ariko buriya ibyo uzi byose, uretse ko wenda bamwe babura aho babibyarizamo amahirwe cyangwa se ngo babitangarize nabo bibabyarire inyungu bitewe n'ibyo bazi, ayo mahirwe niyabura. Uru rubuga rero nzagenda mbafasha kubyaza umusaruro ibyo muzi kugira ibintu birusheho gukomeza kugenda neza cyane. Abajeni namwe hari imirimo tuzi, hari ibintu tuba tuzi gukora tugifite imbaraga, ariko ukazasanga mu masaziro yacu ntabwo tuzaba dushoboye kubikora. Cyane cyane nimba hari amasiporo uzi uyu munsi wa none ntabwo uzaba ukibasha kuyakora uri umusaza. Nimba hari udukoryo twinshi uzi ukiri mutoya, wumve ko mu masaziro yawe utazaba ukibasha kubikora. Ni byiza rero ko mutangira kubibyaza umusaruro kano kanya mugishoboye kubikora. Abantu rero buri wese ikintu azi neza ko azi kugikora, anyandikire mwereke uburyo twakibyazamo umusaruro bitewe n'imyaka afite ijyanye n'icyo gihe arimo, ariko akaba azi neza ko azi gukora icyo kintu. Anyandikire mwereke uburyo twabibyaza umusaruro bikamugirira inyungu kandi nanjye bikangirira inyungu, twese hamwe tugasangira ndetse bikazanatubyarira inyungu mu hazaza hacu. Ni 079020365080.